urufatiro rutajegajega. Urufatiro rutajegajega. Hose ivuyeho wakongera ukadufasha. Urufatiro rutajegajega. Ntabwo ari urufatiro rutajegajega, ahubwo ni ubumwe muri Kristo, niyo ngingo tugezeho. Ubumwe muri Kristo. Ubumwe muri Kristo. Ureke dusenga Imana mbere yuko dukomeza. Data wa twese udukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi imbere y'ubwiza bwawe, turagusabye ngo Umwami uze uganze aha hantu. Ibi byuma by'ikoranabuhanga turi gukoresha birahindagurika mu kanya gato cyane, tumenye uko bigenze. Turagusabye ngo udufatire network, kandi buri wese ufite device ari gukoresha, Umwami abamarike bafate connection ndetse n'umuriro. Aka kanya ugenderera imitima yacu. Dukeneye umwe hagati yacu, kandi duhe guturiza imbere yawe kugira ngo ubushake bwawe buri mwe muri twebwe. Mwami, turagusabye kugira ngo ubane natwe. Unyobore jyewe ubwanjye, kandi uyobore buri ntekerezo za buri mwana wawe wese uteraniye muri iri teraniro. Duhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Iki cyigisho rero cyo kuri uyu munsi tugiye kwiga, turabibutsa ko ari volume ya 5 muri volume zigera muri 7 z'uyutse twize mu myaka yashize. Iyi ngiyi twayize 2013. Iki cyigisho rero tugiye kwiga cyateguwe na Pastor Alain Kurari. Icyo gihe yari ashinzwe ububyutse muri diviziyo ya Afurika y'Uburasirazuba no hagati. Ni uko uyu mugabo yaje no mu Rwanda ejo bundi muri 2020 ahari. Mu byigisho yigishije hari kimwe cyankoze ku mutima icyo gihe. Icyigisho cyiza cyane kivuga gusuzuma ibintu tumaze igihe twizera. Yavuzemo muri icyo cyigisho cye, yavuzemo
ibyo twabwiwe n'abamisiyoneri mu by'ukuri nabo bari bafite ubumenyi bukeya. Dukwiriye gusuzuma rero mu ijambo ry'Imana tukareba niba koko ibyo abamisiyoneri batubwiye byose ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukabikomeza kandi tukemera guca bugufi tukarekura ibyo tumaze igihe kirekire twizera atari ukuri. Yavuze amagambo asa n'ayo mu cyigisho kimwe nazirikanye cyafashije. Uyu munsi ntabwo nzi icyo ashinzwe, aho ari Imana ikomeze kubana nawe kandi iganiriza imitima y'abayobozi b'itorero ry'Abadivantisite. Uyu munsi nubwo hagenda hagaragaramo intege nkeya, hari uruhare bagize mu kutumenyesha ubutumwa bwiza. Rero Imana ibongera imbaraga kugira ngo bemere no kuba bakwemera kumena amaraso yabo kubw'ubutumwa bwiza. Icyo gihe rero iki cyigisho gitegura gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 10, we yahereye ku murongo wa 19. Nahavuga iby'inzozi Petero yagize aherwa mu iyerekwa, ariko bwa mbere duhereye ku murongo wa mbere tuhabona marayika abonekera Koruneliyo. Hari kubwo kuganya igihe ntabwo turi bisome, ariko bishingiye aho ngaho uhereye ku murongo wa 9 ndetse ukagenda ukageza ku murongo wegereje ku murongo wa 13, ariko bigera ku murongo wa 48. Turarushaho kubyumva mu buryo burambuye n'ikigenderewe muri iki cyigisho uko tugiye kwiga. Rero umwami abane natwe. Amagambo atangira aravuga ngo kuba umwe muri Kristo ni kimwe mu bisabwa mbere yo guhabwa Mwuka Wera. Mbere yo guhabwa Mwuka Wera, abana b'Imana bakwiriye kuba umwe bari muri Kristo Yesu. Kuba umwe muri Kristo ni ikibazo. Ati kuba umwe muri Kristo turabisanga muri iki gitekerezo gitangaje kivugwamo iyerekwa ndetse n'ibintu bisa n'umwenda, ibikururuka hasi ndetse n'inyamaswa. Mbese iki gitekerezo gitangaje cya kera cyane gishobora kugira icyo kitubwira muri iki gihe cyacu, igihe dushaka ububyutse. Mbese igitekerezo hari icyo kitubwira? Cyabayeho kera cyane, kiratubwira iki muri iki gihe cyacu mu gihe dushaka ububyutse? Jye ndemera ko muri iyi mirongo harimo ukuri kutubwira kwahuranije kandi kumvikana neza ikintu mu by'ukuri kibangamira kuba umwe muri Kristo. We nk'umwanditsi w'iki cyigisho ati ndemera ko muri iyi mirongo ishingiye muri igice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa turaza gusangamo ikintu kibangamira ubumwe bwacu muri Kristo Yesu. Bitekerezeho, Petero yari yicaye yatwawe ingamira n'iryo yerekwa ritangaje. Iyerekwa ryerekeranye n'ikintu cy'umwenda cyari gifite ibinyita 4 kimanuka kigakora hasi. Kubireba biteye ubwoba, ishusho yabyo iteye urujijo. Kubireba biteye ubwoba, ishusho yabyo iteye urujijo. Ni iyerekwa ry'amayobera y'umwenda munini uriho ibikururuka hasi, inyamaswa ndetse n'ibiguruka by'amoko yose. Ntabwo kureba ibyo bintu bibujijwe kuribwa byakangaranyije Petero nk'iri tegeko Imana yamuhaye ngo haguruka Petero ubagurye. Kubireba ubwabyo ntabwo byari bikangaranije, we ubwe yari asanzwe azi ko ibyo bintu ari ibizira. Ariko itegeko ry'Imana riramubwira ngo Petero haguruka ubagurye. Ntibitangaje kuba Petero yarikanze, nyamara iryo jwi ryamubwiye rimaramaje ngo ibyo
ibyo mpumanuye wibyita ibizira, niko iryo jwi ryamubwiye. Ibyo mpumanuye wibyita ibizira. Intekerezo za Petero zaramurikiwe, kubw'ibyo byajijinganyishije intekerezo za Petero zaramurikiwe, kubw'ibyo ntiyajijinganyije mu kumenya icyo ibyo yeretswe byaba bisobanura. Ntabwo Imana yari izaniye Petero indyo nshya. Iki gitekerezo nigeze, aya magambo si igitekerezo ahubwo ni inkuru yabayeho. Nigeze numva umupasitoro umwe wo mu macacizi ari kwiyigishaho, asa n'ukomorera abantu ibyo kurya by'umubiri bisanzwe, nuko aravuga ngo byose byizwa no gusenga. Ariko hari amagambo twize nimugoroba akomeye, igihe abantu bangaga ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa kabiri ntacyo bwazaga kubamarira, kandi ko bizakomeza kugenda n'abanga ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntacyo buzabamarira. Muri make bari mu mwijima, ntibazi ibyanditswe byera, niyo mpamvu babisobanura bakurikije iby'irari ryabo rishaka. Ntabwo Imana yari izaniye Petero indyo nshya, Imana yari izaniye itorero iyerekwa binyuze muri Petero. Mbese iryo yerekwa ryerekeza ku ki? Mbese iryo yerekwa ryerekeza ku ki? Umurongo wa 34 usubiza icyo kibazo. Petero yateruye amagambo avuga ati, umenye yuko Imana ifata abantu bose kimwe. Muri Bibiliya yaranditswe ngo umenye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Umuntu wese uyiramya cyangwa se umuntu wese ukora ibyo gukiranuka kandi agakora ibikwiriye, hano haranditse ngo umuntu wese uyiramya kandi agakora ibikwiriye, iramwemera ititaye ku bwoko yaba abarizwamo bwose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni iyerekwa rikubiyemo ingingo yoroheje kandi ifite agaciro gakomeye cyane. Aya magambo ari hejuru tumaze gusoma, ayavuga ngo umuntu wese uyiramya kandi agakora ibikwiriye iramwemera ititaye ku bwoko yaba abarizwamo bwose. Ubona yasomaga yanyibukije amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose, avuga ngo havugaga ibyo, havuga ni ku kijyo kivuga abanza ibyo kuvuka kwa Yesu. Avuga ngo mu b'Abayuda bitaga abanyamahanga, ngo harimo abantu bakunda Imana ndetse kurusha Abayuda. Harimo abantu bashakanaga Imana umutima wabo wose, ndetse n'ikigaragaza ibyo ngibyo, kuvuka kwa Yesu Kristo, abanyamahanga b'i Babuloni ndetse n'abashumba nibo basobanukiwe ibyo kuvuka k'umwami wacu. Nuko rero kubw'ibyo umuntu wese uyiramya kandi agakora ibikwiriye iramwemera ititaye ku bwoko yaba abarizwamo bwose, bitandukanye n'ibintu twamenyereye bivuga ko umuntu wese kugira ngo asobanukirwe n'ubwiru bw'Imana agomba kubanza kuba umudivantiste. Ni iby'ukuri koko turi itorero ry'ukuri ryatoranijwe n'Imana, ryari ryarahamagariwe kumenyesha abantu Yesu Kristo, maze abantu bakiririza amategeko y'Imana. Ariko ntabwo kugira ngo umuntu amenye Imana agomba kubanza kuba umudivantiste. Nta nubwo gukingurirwa amarembo y'ijuru
bisaba ko umuntu azabanza kwandika mu bitabo by'ituro ry'Abadivantisiti. Rero ni iyerekwa rikubiyemo ingingo yoroheje kandi ifite agaciro gakomeye cyane. Imana ifata abantu bose kimwe, ititaye ku ishyanga, ku bwoko, ku muryango mugari cyangwa ku muco yaba abarizwamo. Ni iyerekwa ryatangije amateka mashya y'abagize itorero. Ni iyerekwa rigenewe ab'imbere mu itorero, ari bo Bayuda, ngo bajye kubwiriza abo hanze yaryo, ari bo banyamahanga. Ni iyerekwa rijyanye n'umugambi Imana ifitiye isi yose. Ni iyerekwa rijyanye no kuba umwe muri Kristo. Niba hari ikintu kivugwa muri iyi mirongo cyaba ari iki ngiki. Tugomba kugira iyerekwa ryo kuba umwe muri Kristo kugira ngo twakire Mwuka w'Imana ku rugero runini, nk'uko bigaragazwa n'umugabane ukurikiraho w'icyo gitekerezo. Kandi igihe mvuze iyerekwa, uyu ni umwanditsi uvuga Alekorare, aravuga ati kandi igihe mvuze iyerekwa, bingangana ngeraho naringeze. Aravuga ati kandi igihe mvuze iyerekwa, ntabwo nshatse kuvuga inzozi zizana amarangamutima ameze nk'umuti cyangwa ikiyobyabwenge bigusha umuntu neza. Simvuga ikintu kigabanyiriza uburibwe ubugingo bugasinzira, cyangwa amarangamutima ameze nk'imyenda ifubika intekerezo ntizimenye iby'ukuri ibyo ari byo. Aya magambo muyumve neza. Iyerekwa nshaka kuvuga, niko umwanditsi akomeza avuga, ni iyerekwa riturutse ku Mana. Ni umugambi utanzwe n'Imana, ni gahunda itanzwe n'Imana, idufasha kureba hirya kure hanze, idufasha kureba hirya kure harenze aho imbaga nyamwinshi ireba. Iryo niyo ryo yerekwa yavugaga. Icyo dukeneye muri iki gihe ni iyerekwa umwe muri Kristo bisobanura. Iyo twitegereje itorero ryacu, dushobora guterwa ishema n'uko ryavuye ku itsinda rito cyane ry'abizera bari bategereje Yesu bo mu mujyi wa New England mu mwaka w'1850, rigakura kugeza ubwo ubu rigizwe n'abarenga miliyoni 17 bari ku isi yose. Aho hari mu mwaka wa 2013. Hatiyongereyeho ababatijwe muri TMI n'abandi bagiye baza nyuma. Miliyoni 17. Dushobora guterwa ishema nuko ushobora kubona abizera b'Abadivantisite uhereye i Beijing ukageza Bombay, bose wakomeza. Nuko cyangwa se uhereye i London ukageza i Lagos, ushobora kunezezwa nuko aho hantu hose habona abakristo uhereye Kentucky ukageza Kingston. Ushobora kunezezwa n'abizera ubona batabarika, badahuje umuco, badahuje ibara n'ururimi, ariko bafite ibyiringiro bishingiye ku kugaruka kwa Kristo kwegereje. Dushobora guterwa ishema nuko iyo turebye mu matorero yacu yo muri diviziyo ya Afurika y'Uburasirazuba no hagati, tubona ibihugu byinshi, indimi nyinshi ndetse n'imico myinshi bihagarariwe n'abo bantu bangana batyo. Ngira ngo ivuyeho bose wakomeza ukadufasha.
nuko muri buri hantu hose tubonamo abizera bagaragara muri ibyo bice bitandukanye. Nuko dushobora guterwa ishema nuko ushobora kubona abizera b'abadivantisi uhereye ni ko bisa kose aha banditse Gimbi ubanza ari Gambi sinzi ukageza Igoma. Ushobora guterwa ishema n'abizera babona uhereye muri Arusha ukageza Addis Ababa cyangwa se abo wasanga Kasa ukageza Kamagambo, uhereye Kampala reka duse n'abakomeza niyeranje. Dushobora kunezezwa n'abizera dushobora kubona uhereye Kampala ukageza Kajiado no guhera Kigali ukageza Kisumu, abizera batabarika badahuje igihugu, badahuje imico ndetse n'indimi, ariko bafite ibyiringiro bishingiye kugaruka kwa Kristo kwegereje. Ati nyamara byaba ari ukudashishoza ndamutse mvuze ko ibintu byose ari shyashya nk'uko biri muri buri dini rya Gikristo. Dufite imbogamizi yo kubaho turi nk'umubiri umwe mu isi igizwe n'urunyurane. Isi igizwe n'urunyurane rushingiye ku bwoko, ku miryango, ku myanya abantu babarizwamo, ku gitsina, ku myizerere y'iyobokamana, ku nzego abantu barimo ndetse no muri politike. Aho hose harimo imbogamizi zituza kuba umwe muri Kristo. Byaba kandi ari ukudashishoza gutekereza ko iyo umuntu abaye umukristo ahita ako kanya ahinduka umuntu ukunda abantu bose. Byaba ari ukudashishoza utekereje gutyo. Tuba tukigomba guhangana n'ingeso zacu z'umwimerere. Twese tuba tukigomba guhangana n'imyitwarire dukomora ku mico yacu, ari nayo ikunda kenshi kutugira imbata zayo. Intambara ibitangiye iyo umuntu amaze kwihana akaba umukristo, ntabwo ku kanya ahita ahinduka umuntu ukunda abantu bose. Bya bintu twakuriyemo, ibyo dukomora ku babyeyi ndetse biri no mu maraso yacu, imico tumenyereye kubaho, akamenyero k'ibyo dukora bya buri munsi kugeza ku myaka umuntu aba afite, ibyo byose ni ingeso zikubiye mu mico yacu tuba tugihangana nazo. Twese tuba tukigomba guhangana n'imyitwarire dukomora ku mico yacu, ari nayo ikunda kenshi kutugira imbata. Itegereze Petero, nubwo yari yaragendanye na Yesu imyaka 3, yari yarabonye imibereho n'ibitangaza by'Umukiza, nubwo yabonye umwigisha we amanitse ku musaraba, amubona ashyingurwa ndetse amubona yazutse, nubwo yahawe inshingano yo kuba umwigishwa we, Petero yari agifungiraniye mu mitekerereze yakomoye kuri ba sekuruza yo gutekereza abandi uko batari, kandi yari akiziritse ku mutima we
wo guheza no gukumira abandi. Nicyo gituma yari akeneye irindi yerekwa ry'inyongera riturutse ku Mana kugira ngo akure agere ahasumba imyumvire ye migufi, kugira ngo ababazwe gusumbya ukwikunda kwe kandi aharanire ibirenze kumva ko ubwoko bwe buruta andi moko yose. Hari isomo ntari buhite nibuka aho riboneka nyari mu Gutegeka kwa kabiri, ivuga ngo aho Imana yabwiye ishyanga ry'Isirayeli ngo ngutoranya mu yandi mahanga si uko hari icyo wabarushaga, nta sumbwe wari ufite, n'igihe wahisemo kuhitoraniriza jyewe ubwanjye wari umeze nk'abandi bose, ariko ndagutoranya. Nuko Imana irigira ububiko bw'ibyera byayo. Mu by'ukuri uretse kugirwa ububiko, natwe ntacyo turusha abandi, turi abanyantege nke nkabo. Icyakora tubarusha kumenya ishaka, ariko mu kubishyira mu bikorwa intambara barwana, intambara basabwa kurwana niyo natwe dusabwa kurwana. Umwanditsi ati nshobora kongeraho ko nk'Abadivantiste natwe dukeneye iyerekwa nk'iryo, kuko dukeneye kumenya neza ko kwemera inyigisho n'amahame mu ntekerezo bidahagije, ko kwemera ukuri kw'isabato bidahagije, ndetse ko no gutanga icya cumi kwacu bidahagije. Icyo dukeneye kurusha ibindi byose ni uguhura n'Umwami utanga ubugingo. Kuri buri muntu wese dukeneye kurusha ibindi byose guhura n'Umwami utanga ubugingo. Iki kitarabaho ubumwe ntibushoboka. Icyo dukeneye kurusha ibindi byose ni iyerekwa ry'uko Imana yifuza ko tumera, n'iry'ibyo yifuza ko dukora nk'Abakristo. Muzi ko biteye agahinda kuba Abakristo bamwe baramya ibara ry'uruhu mbere yo kuramya Kristo. Kuramya ibara ry'uruhu mbere yo kuramya Kristo, cyangwa kuramya ubwoko, cyangwa kuramya revo, cyangwa umwanya uhagazemo hano mu isi mbere yo kuramya Kristo. Icyo kigirwamana gikwiriye gutsindwa. Abandi berereza ubwoko bwabo mu cyimbo cyo kwerereza Imana yabo, kandi bashobora gupfira bene wabo mu cyimbo cyo kuba bapfira kwizera kwabo. Iri naryo ni ishyano. Ni ikintu gishavuza umutima kumenya ko aho guhitamo Nyagasani bahitamo umuco wabo wangiritse kandi wahindaguritse. Sinzi ukuntu ndabivuga niba ari uguhindagurika. Hari amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro igice niba ari icyo cya 9, ni icyo cya 9. Hari ibintu tujya twibeshyaho ngo ariko ngo abantu bagira ngo bari abantu ngo bagira umuco mwiza, nubwo atari Abakristo ariko ngo bakaba batazi n'Imana, nubwo bikorera biriya na biriya, ngo ariko umuco wabo ni mwiza. Iyo dusomye uburyo umujyi umunara w'i Babeli wubatswe n'uburyo wahagaritswemo, bariya abantu ntibarikishijwe kubaka uriya munara nuko bihannye bahindutse, ahubwo ukudahuza kwari kubonetse hagati yabo niko kwatumye batatana. Kandi mu bitekerezo byabo bari baravuze ngo twiyubakire izina rizamenyekana, twe gutatanira mu isi yose. Imana iti mubyare mworoke mwuzure isi, hanyuma bo bati twiyubakire izina tumenyekane mu isi yose.
ariko twebwe no gutatana. Imana ibatatanya bafite igitekerezo cyo kurwanya Imana, batatanira mu bihugu biri ku isi nk'uko Imana yari yabishatse, ariko batatana n'ubundi mu bitekerezo byabo harimo kurwanya Imana. Nuko rero nta muco n'umwe tubona mu isi mwiza, imico y'abantu yose ni imico irwanya Imana. Nuko rero bishavuza umutima kumenya ko aho kugira ngo abantu bahitemo Nyagasani, bahitamo umuco wabo wangiritse, ndetse uku guhindagurika hari uyu mwanditsi yavuze aha, si uku guhindagurika uva ku byiza ujya ku bibi, ahubwo ni ukuva ku bibi ujya ku bindi bibi byinshi. Ni ikintu gikomeye kubona ko bakwemera bakarekura ijuru aho kureka ibyo batekereza ku bandi bidafite ishingiro, ngo barambure ikiganza cy'ubuvandimwe muri Kristo. Nyamara isomo twasomye rikosora ibyo byose. Umugabane uheruka w'umurongo wa 36 uravuga ngo ni umwami wa bose. Kandi bose bisobanura bose nyine. Icyo dukeneye gusobanukirwa hano ni uko Petero yari akeneye iyerekwa riturutse ku Mana mbere y'uko asobanukirwa abantu uko bikwiriye. Mbere y'uko Petero asobanukirwa abantu uko bikwiriye, mbere y'uko dusobanukirwa abantu uko bikwiriye, dukeneye iyerekwa riturutse ku Mana. Yari akeneye iyerekwa riturutse ku Mana mbere yo kubasha kwigobotora ibinyejana byaranzwe n'imitekerereze mibi ku bandi yari yarashinze imizi cyane. Mbere yo kwiyambura ibintu tumaze imyaka twizera bitari ukuri, dukeneye iyerekwa riturutse mu ijuru. Yari akeneye iyerekwa riturutse ku Mana mbere yo kubasha kuvuga mu murongo wa 34 n'uwa 35 ngo menye yuko mu mahanga yose abayubaha bagakora ibyo gukiranuka ibemera. Imana ifata abantu bose kimwe ititaye ku bwoko baturukamo. Bityo rero iki ni igitekerezo. Hari ibintu bigenda bibaho uyu munsi tugenda tubona mu itorero ryacu, ntibize kugira bitera urujijo. Muhere ku murongo wa mbere w'iki cya 10 mubanze kureba inzozi Koruneliyo yagize, muzihuze n'inzozi Petero yagize. Hari ibintu bigenda bigaragara uyu munsi bivuga ngo itorero ryageze kwihugiraho, ngo ntago risohoka ngo risanga abantu. Dufite n'intuza na siruga ivuga ngo niyemeje kugenda. Mbere yo kwiyemeza kugenda ukwiriye kwibaza ugiye he, ujyanye iki, ujyanye nande, utumwe nande. Aya magambo turi kwiga ni amagambo meza ariko akomereye ubwenge bw'abantu butajya bwiga ijambo ry'Imana ngo busobanukirwe n'ubushake bw'Imana ubwo ari bwo. Reka dukomeze. Bityo rero iki ni igitekerezo cy'umukristo w'umuyuda warimo ahindurwa n'iyerekwa rimugira umukristo urenga iby'amoko, kandi agasenya insika zamutandukanyaga n'abandi. Iri ni iyerekwa iri yerekwa ryaramuhinduye, rimukura ku bunyamaswa rimugira wemera kubana n'abandi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni iyerekwa rivuye ku Mana, ni ijambo ry'Imana. Pastor Mpyisi ajya akunda kuvuga ngo yize Bibiliya imuvana ibuzimu imushyira umuntu, imuvana ibumuntu imushyira ibumana, atundi mwene Imana.
ni ukuri Imana imuha umugisha. Iyerekwa Petero yagize ryaramuhinduye, rimukura mu bunyamaswa, rimugira uwemera kubana n'abandi. Yarahindutse ava mu mahane aba umunyarukundo. Yarahindutse ava mu bwoba aba umuntu wiringira. Yarahindutse ava mu gutekereza abandi nabi aba umunyakuri. Yarahindutse ava mu rwangano aba ubana n'abandi. Petero yashoboye gukingurira abanyamahanga imiryango y'itorero ngo binjire, bitewe n'uko Imana yakinguriye Kristo imiryango y'umutima wa Petero. Ibintu natwe turabikeneye. Imana ikingurire imiryango y'imitima yacu Kristo kugira ngo yinjiremo. Iri somo ritwibutsa ikintu kimwe: gutekereza abandi nabi ni urupfu. Gukunda cyangwa kubakunda ni ubugingo. Riratwibutsa kandi ko nitutagira iyerekwa riturutse ku Mana, abantu ntibazatwishyikiraho. Kandi iri somo riratwibutsa ko tutazagira icyo tumarira abandi nitudakingurira Imana imitima ngo ibe ariyo idufite. Nuko icyo tuzagira rya yerekwa yavuze hirya, ry'amarangamutima atuma intekerezo z'abantu zitamenya igikwiriye icyo ari cyo. Nuko rero iri somo rivuga ko gukunda abandi, gutekereza abandi nabi ari urupfu, kubakunda ari ubugingo, byongera kutwibutsa ko tutazigira tugira icyo tumarira abandi nitudakingurira Imana imitima ngo ibe ariyo idufite. Iyi ni volume ya 5 muri volume zigera muri 7 z'ububyutse ndetse n'ivugurura. Nuko ivugurura ndetse n'ububyutse bihera ku muntu ku giti cye. Reka ibyo bintu dukomeze kubizirikana. Igihe cyo gusenga, hari ingingo y'ingenzi tutagomba guhusha iboneka muri iri somo twasomye. Iyerekwa rifite ireme, iyerekwa rikwiriye riboneka mu gihe cyo gusenga. Iyi ngingo ntitugomba kuyirengagiza. Iyerekwa rifite ireme, iyerekwa riboneka mu gihe cyo gusenga. Uyu pastor arikora ati kubwanjye ikintu mbona gifite icyo kitwigisha muri iki gice nuko mu by'ukuri habayeho amayerekwa abiri. Hari iyerekwa ryahawe Koruneliyo riboneka ku murongo wa 3, ni mu mirongo 8 ibanza y'igice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa. Hari n'iyerekwa ryahawe Petero dusanga mu murongo wa 10. Kandi ayo mayerekwa yombi bayahawe mu gihe cyo gusenga. Nuko rero mu gihe cyo gusenga kwiga ijambo ry'Imana, duharanira gushyira ubushake bw'Imana mu bikorwa uko ijambo ry'Imana riduhishuriye. Hari amagambo aboneka mu gitabo Ubutumwa ku basore ku mapaji 245 na 250 avuga ngo igihe wiga ijambo ry'Imana maze ukabona ko rigongana n'ibintu wamenyereye, ngo ntukagerageze kurigoragoza kugira ngo rihuze n'ibitekerezo byawe, ahubwo gitsindirwa imbere yabyo, maze usaba Imana kugira ngo ibyo usomye aba ari byo biba mu mibereho yawe. Nuko rero mu gihe cyo gusenga twiga ijambo ry'Imana niyo hava iyerekwa rifite ireme kandi rikwiriye.
ati kuri jye ibi birasa naho bifite icyo bimbwira. Igihe cyo guherwamo iyerekwa ari igihe ndimo gusenga. Bimbwira ko ubumwe muri Kristo bushobora kubaho gusa igihe abakristo batangiye kujya bamara igihe bapfukamye bihereranye n'Imana. Bimbwira kandi ko ubumwe muri Kristo budashobora guturuka mu nama za komite n'iz'ubuyobozi. Nyabona ibi bintu mubyiteho. Ntabwo ubumwe muri Kristo bushobora guturuka mu nama za komite n'iz'ubuyobozi, ko ahubwo ubumwe muri Kristo buboneka kubw'ubuntu bw'Imana isubiza amasengesho. Ibi iyo ikibazo kibonetse hagati mu bana b'Imana, mujye mureba igihe bamara basengera iki kibazo nk'itsinda. Buri wese aravuga ngo ari kugisengera ku giti cye, n'undi ngo ndi kugisengera ku giti cyanjye, nyamara bagahuzwa no gukora inama. Izo nama ntizishobora kubyara ubumwe. Ubumwe bushobora kuboneka gusa ari uko habayeho gusenga. Inama ntabwo ari mbi, ariko inama z'amakomite, inama z'ubuyobozi ntizishobora gutanga ubumwe bwa gikristo hagati mu bana b'Imana. Ahubwo ubwo bumwe buboneka kubw'ubuntu bw'Imana iri gusubiza amasengesho. Ni ukubera ko ariyo itanga ubumwe, niyo ihuriza hamwe imitima yacu iyifatanyishije imirunga y'izahabu y'urukundo, niyo itugira umwe muri Kristo. Mureke dukomeze. Kugirana umushyikirano n'Imana ni ikintu cyangombwa tugomba kugira mbere yo kuwugirana hagati yacu. Ivugurura n'ububyutse birakenewe kandi bihereye ku muntu ku giti cye. Kugirana umushyikirano n'Imana ni ikintu cyangombwa tugomba kugira mbere yo kuwugirana hagati yacu. Ububyutse bukorwa mu bugingo bwacu bubanziriza bubanziriza ivugurura cyangwa ivugururwa ry'imibanire yacu. Kasubiremo aya magambo. Ububyutse bukorwa mu bugingo bwacu cyangwa ububyutse n'ivugurura bikorwa muri njyewe bigakorerwa muri wowe, nibwo bubanza mbere y'uko ivugururwa ry'imibanire yacu ribaho, mbere y'uko ivugururwa ry'umubano wanjye nawe ribaho. Hakeneye ivugurura ryo mu bugingo bwanjye n'iryo mu bugingo bwawe, maze umubano wanjye nawe ukabona gukunda. Kandi ubugorozi bw'intekerezo zacu cyangwa ubugorozi bw'intekerezo zanjye bukabanza kugarurwaho, bukabanza nawe bikaba bityo. Reka mbisome uko byanditswe. Kandi ubugorozi bw'intekerezo zacu bukabanziriza kugarurwaho k'ubuvandimwe muri Kristo. Ibi kandi bishoboka gusa binyuze mu gusenga. Umuntu umwe yaravuze ati, igitera kwirema ibice
no kutumvikana mu itorero ni ugutandukana na Kristo. Ubumwe ni ukwiyuzuza na Kristo. Igitera kwirema ibice ni ukutumvikana no kutumvikana mu itorero, ni ugutandukana na Kristo kw'abarigize. Mbere y'uko ibice bivuka, bamwe mu bagize itorero bareka Kristo. Umugabane umwe iyo uretse Kristo, usigara ubona uwundi nk'ubangamye. Ibice rero biba bigomba kubonekaho, abantu bagatandukana. Nuko iyo bamaze gutandukana na Kristo, umuhuza ntawo bagihari. Ibanga ryo kugira ubumwe ni ukwiyuzuza na Kristo. Kristo niwe zingiro n'ihuriro ryacu rikomeye. Kwegerana kwacu bizaterwa n'uburyo twagiye kwegera iryo zingiro, ari ryo Kristo Yesu. Njyewe iyo negereye Yesu, nawe ukegera Yesu, bituma duhura. Uwo akatugira umwe muri Kristo. Nitugirana ubumwe na Kristo, nta kabuza tuzagirana ubumwe na bene data mu kwizera. Nibyo, niwe uduha kugirana ubumwe. Niwe uhuriza hamwe imitima yacu, ayifatanishije imirunga y'izahabu y'urukundo. Niwe utugira umwe muri Kristo. Bityo rero, nitwomatana n'uwo utugira umwe, nta gushidikanya natwe tuzaba umwe, ndetse ahubwo duhita tuba umwe. Kuko amasezerano y'Imana adusohorezwa tukiyasaba. Mbese ukeneye iyerekwa nka Petero? Mbese ukeneye kugendererwa n'Imana kugira ngo bikuvane aho uri bikugeze aho wagombye kuba uri? Mbese ukeneye kuguruka, gutumbagira cyane ukagera mu bicu? Ikizabikugezaho ni isengesho. Ikizabikugezaho ni isengesho. Mwihanganire gatoya. Mureke dukomeze. Naringize derangement. Naringize ahangaha ati mbese ukeneye kuguruka ugatumbagira cyane ukagera mu bicu, ikizabikugezaho ni isengesho. Hatabayeho gusabana n'Imana, nta nubwo hashobora kubaho iyerekwa rivuye ku Mana. Hatabayeho gusabana n'Imana, nta nubwo hashobora kubaho iyerekwa rivuye ku Mana. Nuko rero iyerekwa ryabaho ni iyerekwa ry'amarangamutima, rituma intekerezo zitamenya n'ukuri icyari cyo, rya rindi twasomye hahandi. Iyerekwa nyaryo ni iyerekwa riturutse ku kuba abantu biga ijambo ry'Imana. Kandi nta nubwo hashobora kubaho iyerekwa rivuye ku Mana. Kandi hatabayeho iyerekwa riturutse ku Mana, ntihashobora kubaho umushyikirano nyakuri n'urukundo rwa Kristo nyakuri. Mbega uko Imana ikomeye dukorera yifuza guha itorero ryayo iryo yerekwa. Mbega uko Imana ikomeye dukorera yifuza guha itorero ryayo iryo yerekwa. Mbega umutwaro utangaje dukorera ufata abantu bose kimwe. Mbega umukiza utangaje dukorera ufite ubushobozi bwo kuduha ubumwe
mbega umukiza utangaje dukorera ufite ubushobozi bwo kuduha ubumwe muri we. Nuko rero nyuma y'icyo gihe dore umusaruro ibyo bizagira nguyu: nitugira umutima nyakuri wo gusenga, dushaka Imana dushyize hamwe, imitima yacu nihurizwa hamwe mu gusingiza no kuramya, imitima yacu nihurizwa hamwe mu gusingiza no kuramya, nitwigira hamwe ibyanditswe byera, dushobora kumenya tudashidikanya ko Imana izatugenderera mu buryo bukomeye, kuko mu murongo wa 44 kugeza wa 48 w'igice cya 10, niba hari uwinjiye nyuma ni igice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa, ivuga iyindi Pantekote. Aya magambo kanongere nyasubiremo kugira ngo yumvikane neza: nitugira umutima nyakuri wo gusenga, nidushaka Imana dushyize hamwe, imitima yacu nihurizwa hamwe mu gusingiza no kuramya, nitwigira hamwe ibyanditswe byera, dushobora kumenya tudashidikanya ko Imana izatugenderera mu buryo bukomeye, kuko mu murongo wa 44 n'uwa 48 y'icyo twasomye, Bibiliya ivuga iyindi Pantekote. Mwuka wera yamanukiye ku bakristo b'Abayuda no ku banyamahanga mu mbaraga ya Pantekote, kuko bari bunze ubumwe mu kugira intego imwe, bifuza ikintu kimwe, bafite intumbero imwe, ariyo Yesu Kristo. Aya magambo yantangaje ubwo nayasomaga, ati habayeho indi Pantekote. Kandi nibyo koko ibyabaye ku munsi wa Pantekote nyirizina tuzi nibyo byabaye kuri uyu munsi Petero amaze kwigisha aba bantu. Iyo abakristo bemeye kuyoborwa n'Imana, iyo abakristo babonye agaciro mu kuyiyoboka, iyo abana b'Imana bafashe indi ntera isumbyeho yo kugirana umushyikirano hagati yabo umwe ku wundi, Imana nayo ibagaragariza ibyishimo ibafitiye, yohereza Mwuka wera wayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbese ntimutekereza yuko icyaba kibujije Imana kuzuza imbaraga ubwoko bwayo muri iki gihe ari uko imitima yacu yavuye ku Mana, kandi natwe ubwacu tukaba tutagishyikirana, ahubwo tubaho turyana mu bitekerezo? Imitima yacu yavuye ku Mana. Haba hari insika hagati yacu, mbese twaba tukibohewe mu byo dutekereza ku bandi bidafite ishingiro, mbese twaba tukigerageza gushakira umutekano mu kwihimbira cyangwa mu kwihindira mu bihindizo by'umuco wacu. Nizera ko Imana yaba, cyangwa se amagambo ari hano ati mbese twaba tukigerageza gushakira umutekano mu kwihindira mu bihindizo by'umuco wacu. Aha ngaha ngira ngo twanavuga gushakira umutekano mu byo twagezeho, mu byo twibwira ko twamaze kumenya. Ese aho haba ariho tugishakira umutekano? Umwanditsi ati nizera ko Imana yaba iduhamagarira ibirenze ibyo. Ntidushobora kwigamba ko twakijijwe kandi ngo tugumye ducikemo ibice. None si ibyo bishoboka gute? Ntidushobora kwigamba ko twakijijwe kandi ngo tugumye gucikamo ibice. Ntidushobora kuvuga ko duhagarariye Imana mu gihe dufitanye umujinya w'urudaca n'inzangano hagati yacu. Mbega icyigisho cyari ingenzi ko twongera kukiga uyu munsi. Imana iraduhamagarira gutumbagira hejuru cyane, tukerekwa icyo yifuza gukora muri twebwe.
yaba nibura twagiraga iryo yerekwa mu masengesho maze tukajya kubwiriza abandi mu rukundo nk'uko byagendekeye Petero. Nta mpamvu yatuma Imana itatugenderera nk'uko yagendereye ubwoko bwayo mu myaka isaga 2000 ishize. Imana yiteguye gukora ikintu kidasanzwe mu itorero ryayo kandi ikagikora ibinyujije mu itorero ryayo. Mbese waba ufite ubushake bwo kubwira Imana uti ndashaka kugira umwanya mu mugambi ufitiye inyokomuntu, ndashaka kugira uruhare mu murimo wawe wo kugera ku bazimiye, ndashaka gusohoka mu kazitiro k'umudamararo nibereyemo maze nkaramburira abandi ikiganza cy'ubuvandimwe bwa Gikristo. Mu gihe dusoza iki cyigisho, tegera amatwi icyo umuja wa Nyagasani aduhamagarira. Aravuga ati tugomba gushakashaka umwe no kutanyuranya, tugomba gushakashaka gukoreshwa na mwuka w'Imana byimbitse kugira ngo mwuka wa Kristo ahurize hamwe imitima. Nitugera kuri ubwo bumwe, Imana izaduhozaho umugisha wayo nk'uko yawusutse ku bigishwa bayo ku munsi wa Pentekote, kandi ubwo nibwo tuzashobora kujya kwamamaza ubutumwa bw'urukundo n'imbabazi mu bihugu byose. Nibwo tuzavuga duti niyemeje kugenda. Abavandimwe, mbese icyo cyaba ari cyo cyifuzo cyawe cyimbitse? Mbese urifuza kugira mu mibereho yawe gukoreshwa na mwuka w'Imana kwimbitse? Mbese ni kuki utakwitegura ikintu Imana igiye gukora? Kuki utakwitegura kugendererwa n'Imana kudasanzwe? Mureke tuyishake, dore ububyutse buraje ndetse buratanzwe. Ndifuza ko dusenga Imana ubundi tugasoza. Buri wese aho ari twicishije bugufi imitima yacu dusenge. Mwami Imana idukunda, turagushimye cyane kubw'umuhamagaro, kubw'umuburo uduhaye. Ubwo nigaga ijambo ryawe mu gitondo, wampishuriye ikintu gikomeye cyane. Wanyeretse ko sigaranye amagambo inyuguti z'ijambo ryawe ku minwa, nyamara umutima wanjye waramaze kuvaho. Nuko rero muri iri teraniro, niba harimo umuntu wese wari umeze nkanjye, usigaranye inyuguti z'ijambo ryawe ku minwa ye gusa no ku rurimi, nyamara umutima we waramaze kukunamukaho, Mwami Imana, dore turaho kubabarirwa kuboneka, turaho imbabazi zibonerwa, niho imbere yawe turi ku ntebe y'ubuntu. Aho upfukamye imbere y'iyo ntebe, kwitondera amategeko bishoboka. Nuko rero Mwami, ubushake bwawe ni buri umwe muri twebwe. Dukeneye ubumwe bwa Kristo mu mitima yacu. Mwami, mu bihe byashize hari uburyo twari tunze ubumwe. Hashize amezi atari makeya duhuza. Uyu munsi hagati yacu harimo umwiryane. Twebwe abavuga ko bayotse inzira yawe, twahamagariwe gukurikiza ubushake bwawe. Uyu munsi harimo kudahuza hagati yacu. None rero Mwami, nta kuntu tuzamenya ubushake bwawe imitima yacu yarakuvuyeho. Reka iri vugurura rihere mu mutima wanjye, kandi rihere mu mitima ya bagenzi banjye. Buri mwana wese uteraniye aha ngaha, reka iri vugurura rihere mu bugingo bwe. Mwami, ubwiru bwawe ni bugari. Dukeneye iyerekwa riturutse kuri wowe, kubw'uko twashoboye kumvira ubushake bwawe buri mu nzandiko twandikiwe. Muri Yohana igice cya 21 ku murongo usoza, haravuga ngo ibintu Yesu yakoze ni byinshi cyane, yaramuka byanditswe ibitabo ntibyakwirwa mu isi. None rero Mwami, bamwe muri twebwe
intekerezo zacu zigarukira ku byanditswe ku mpapuro zitageze ku mapaji atageze ku 3,000. Abandi tukavuga duti iby'umugaragu w'Imana Ellen White yanditse birahagije. Ibyo nitubigarikirizaho intekerezo zacu, ntabwo tuzamenya iby'ubwiru bwawe. Ubwiru bwawe ni bugari, tuzakomeza kwiga urukundo rwawe tugeze no mu ijuru. Dukeneye iyerekwa riturutse kuri wowe, duhabwa na Mwuka Wera wa wundi wavuze ko azatubwira n'ibyenda kubaho. Igihe twiga ijambo ryawe, dukeneye kumva icyanditswe kiri mu cyanditswe. Mwami Imana, intekerezo zacu ni ngufi cyane, kwibwira kwacu ni kugufi ndetse kugira n'iherezo. Ntabwo ubwenge bwacu bukeneye gushyirwa mu bintu byawe, ahubwo ubwenge bwawe bukeneye gushyirwa mu bwenge bwacu bugufiya kugira ngo twaguke. Niyo mpamvu uyu mwiryane uboneka. Ibyo dupfa biraboneka mu ijambo ryawe. Ntabwo Satani aradutegera ku moko kuko azi ko twayarenze. Aradutegera mu mico no mu byubahiro byo mu isi, azi ko twabirenze. None uyu munsi abana bawe araje ari kudutegera mu ijambo ryawe, aratezamwo urujijo, agatiza kutumvikana hagati yacu. Mwami Imana, turasenze ngo kubw'ijambo ryawe n'umwuka wawe, izo mpaka Satani azamura hagati yacu zitsindwe mu izina rya Yesu. Dukeneye ubumwe bwa Kristo kugira ngo tubashe kugenda. Ese Mwami, ko tuzabwiriza abantu ibintu byahinduye imitima yacu, niba ijambo rye ridahindura imitima yacu ngo ucishwe bugufi yemere kwigishwa nawe, tuzajya duhura tugeze imbere yawe tubwira, hanyuma tugaruke mu itsinda ryacu dukomeze kuryana? Mwami Imana, oya, ntabwo ari cyo cyifuzo. Dukeneye ubumwe hagati y'itsinda rivuga ko ryakuyobotse. Nibwo tuzashobora kujyana ubutumwa, nibwo tuzashobora kugenda tukavuga ibyo dutumye. Dukeneye ubumwe hagati yacu, Data mwiza. Ibyo dupfa aba ari wowe utubera umucamanza. Amanama menshi twabonye ko ubwayo adashobora gutanga ivugurura n'ububyutse, ntashobora gutanga ubumwe bwa Kristo bukenewe, keretse ibihe byo gusenga twiga ijambo ryawe. Nibwo tuzagira iyerekwa rifite ireme riremereye rivuye mu ijuru. Mwami Imana, turagusabye cyane, ugenderere imitima yacu kandi ugenderere itorero ryawe. Abayobozi b'itorero banditse ibi byigisho, nta gushidikanya biragaragara ko bari bayobowe n'umwuka w'Imana. Aho bagize intege nkeya bakakuvaho, Mwami Imana, ongera ubagenderere, ongera ugenderere imitima yabo, ubibutse iby'ahashize habo, uburyo bari babanye nawe bakomeye. Uyu munsi ubereke ko nta kintu bafite mu isi bakwiriye kugurana ubutumwa bwiza. Turabasabiye Data, aho bari ubagendere, ubahe umugisha wawe ari wo gusobanukirwa n'ibizahoraho iteka ryose. Reka ubumwe tumaze kwiga buremwe muri buri mutima w'umwana wese wicaye ahangaha twateranye, kandi ugenderere n'abo tutari kumwe. Mwami, uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.